Okay. Aha, ndashaka kubaza coiffe nziza mushobora gukora hano muri iyi salo ni abantu umuntu akagenda yirahira cyangwa umuntu yamubona akavuga ati kabisa rwose iyo coiffe iraryoshye bayita ngo iki? nka publicité ku bandi bantu baza batugana. Yeah. Ntabwo umuntu yaza kukwaka serivisi nasanga usa nabi umwegere cyangwa se ujye kumukora mu mutwe usa nabi, mbese natwe tuba tugomba kubanza tukikoraho kugira ngo abakiriya bacu baze batugana basange dufite isuku dusa neza tubakorere batije. Yeah. Ni iki kikugora muri aka kazi? Abagore bakoresha imisatsi ni karibu muze mutugane tubakorere neza, dusuka neza, dusuka imitwe yanyu neza tutabababaza, tubasuka ibisuko byiza bigezweho ku buryo buri muntu wese yakureba akumva atewe ubwuzu no kukureba ibyo twagukoreye. Yego. Rero mudukunde mutugane kandi ntabwo duhenda, tubakorera ku biciro biri hasi cyane. Muri byose dushobozwa na Kristo wenyine uduha imbaraga. Imbere mu buzima bwawe ntaza guteza abantu uhereza umwanya wa mbere twabonye twaleluya dufite ubitara bananiwe aho Yesu yarigaragaje. Ndabasuje cyane bakunzi ba Humura TV Claudine aho muherereye, mugire amahoro y'Imana. Nk'uko bisanzwe turagarutse kuri screen, muri kuhabona umubyeyi mwiza cyane, nk'uko hano duhora tubabwira amakuru meza y'iterambere mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Sorry ntaramwakira, mayikaze abadiaspora mudukurikira muri mu bindi bihugu ndetse n'abadukurikira muri mu Rwanda. By the way, tubahaye ikaze kandi turabakunda kuri Humura TV Claudine. Mumenyereye ko tuza tubabwira amagambo y'ihumure ariko kandi tujya tunabigisha no gukora. Uyu munsi ndi mu mudugudu wa Kibaya, nasuye umubyeyi mwiza cyane ufite uburanga mu buryo busanzwe murabibona, ariko kandi ufite n'ubwiza bw'Imana kuko yaremwe mu ishusho y'Imana. Nageze rero ahakorera, reka mwakire asuhuze abakunzi ba Humura TV Claudine. Muraho neza, turabakiriye. Turabasuhuje, nitwa Alice. Nk'uko bisanzwe dukorera muri no salo Alice Beauty Salon. Yego. Ahangaha Nyarugunga nk'uko warubwiye, utambika ku muhanda ujya Sanitasi, aho ngaho niho wadusanga. Nk'uko dusanzwe turi mu kazi rero. Yego. Ka buri munsi. Okay, urakoze cyane Alice. Alice, kuki uri mwiza? Murakoze cyane, nakubera Imana. Nukubera Imana. Usubije neza cyane. Urasa n'Imana. Ni byiza cyane Alice. Dusanze uri mu kazi hano muri salo aho ukorera. Ndashaka kukubaza ikibazo cy'amatsiko. Ndabona uri umudamu ukiri mutoya, ariko si kano kazi wakisanzemo gute koko? Icyo kibazo kirakomeye cyane. Sinzi uburyo nakigusubizamo, ariko aka kazi nakisanzemo kubera ubuzima nyine. Ubuzima urabizi nibwo bugenda butugenera uburyo bwo kubaho. Muri make nta nubwo navuga ko ari ubuzima, ahubwo igihe buriya nicyo kigena uburyo tugomba kubaho muri buno buzima. Yego. Namwe nkora ibindi bintu bisanzwe. Rero nakoze ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye mu buryo bwo gushaka amafaranga. Nakoreye amafaranga guhera 2009 ngira ngo. Natangiye kuba navuga ngo ndi gushaka gukorera amafaranga. Nagiye nkora ibintu byinshi bitandukanye. Nakoze restaurant, nacuruje boutique, nacuruje n'agataro Nyabugogo. Oh, sorry. Buriya hari igihe
tujya twibagirwa twajya tujya kuvuga ibintu byaturanze ukabica hejuru tugaca iminsi mibi nyuma ariko buriya ibintu byose uba ugomba kubyibuka n'Imana iratubwira ngo ntimukibagirwe aho nabakunze yego njyewe nacuruje n'agataro Nyabugogo abantu benshi ntabwo babizi ariko inshuti zanjye nyinshi nkunda kubibabwira bagaseka bakihirika batese ubwoba wacuruje agataro ryari wangana gute yego naragacuruje agataro hariya za Muhima hose nagendaga nkarangurira nyine ibintu hariya kwa Mutangana niho abazunguzayi benshi ba Nyabugogo bakunda kurangurira tugacuruza n'umumama w'inshuti yanjye yarabinyigisha bigera aho ndabikunda arambwira ati buriya gushaka no gushobora nta kintu utakora kugira ngo ubeho. Okay, Alice, ndiho ndumva urugendo rwinshi cyane wakoze kugera kuri uru rwego ugezeho ufite salo yo gutunganyirizamo imisatsi siko muvuga? Aha. Alice, uyu mushinga wawe cyangwa ibikorwa byawe waba ufite umuntu ugusapotinga? Oya, nta kugeza isaha nta muntu unsapotinga mfite. Uretse Imana iransapotinga ariko mfite n'izindi nshuti zagiye zintera kuraje namwe murimo nawe urimo umunyamakuru kuko ndabizi neza njya no gutangira bino bintu ari wowe wari ubizi yego hari na Clementine yego ufite cyane yitwa Dutumana TV turanakorana ahangaha mu kazi we buri munsi muri mu bantu mwanteye kuraje murambwira ati ewana tukuri inyuma fatiraho nta mpamvu yo gutinya yego ndatinyuka ndatangira kandi ndabona biri kugenda Alice fresheri zirakwishe ariko ndashaka manze nkubaze bitewe n'iminota dufite hano mutanga serivisi zingahe? Ngaha dutanga serivisi zigiye zitandukanye zigendanye n'ubwiza icyo bita pedicure na manicure ubwiza bw'imisatsi y'abagore kandi abagore mbashishikariza kwita ku misatsi yabo kuko na Bibiliya ivuga ko ubwiza bw'umugore ari umusatsi we. Bashishikariza kwiyitaho dukora makeup turogosha yego mbibutsa ko no kogosha mbizi abantu bifuza ko najya mbogosha nkabakoraho nkabagira neza bajye baza nabo bangane dufite n'abakwaferi bakora izindi serivisi zose zitandukanye turasuka turadefiriza dukora imisatsi ya naturere buri kintu cyose wakwifuza kijyanye n'ubwiza hano muri ino salo yacu nta kibazo iyo serivisi wayihabona. Okay. Aha. Ndashaka kubaza kwafe nziza mushobora gukora hano muri iyi salo ni abantu umuntu akagenda yirahira cyangwa umuntu yamubona akavuga ati kabisa rwose iyo kwafe iraryoshye bayita ngo iki kuko njye numva ngo zigira n'amazina. Yego kwafe zigira amazina ariko ari ugusokoza ari no gusuka igisuko cyiza iyo kwafe yaba iri hejuru y'izindi mushobora gukora hano muri salo nk'iyi. Gusubiza icyo kibazo biragoye kubera ko buriya ukuntu muri salo dukora amakwafe agiye atandukanye nk'uko bivuga ibyo uvuga nibyo ariko akenshi buriya biterwa n'umukiriya ikwafe yashatse ko tumusokoza cyangwa se igisuko yashatse ko tumusuka kuko umukiriya hari igihe aza akakubwira ati njyewe nkeneye kunsuka iki gisuko iki n'iki kimeze gutya na gutya cyangwa se yaza atakizi tuba dufite amasampo menshi tumwereka amafoto amavidewo y'ibisuko bigiye bitandukanye tuba dufite hanyuma bagahitamo tukamukorera bitewe n'icyo yahisemo. Okay, urakoze cyane Alice. Niki cyaguteye kumva ko washinga salo ndetse ukagitunganya imisatsi y'abadamu ukajya uca inzara ko watubwiye ko wabanjije kwikorera agataro niki cyaguteye kumva ko wareka agataro ukaza gutunganya imisatsi?
urumva iby'agataro nabikoze kera cyane cyane, hashize igihe mbiretse. Nyuma yaho hari n'ibindi byinshi nagiye nkora nk'uko nabikubwiye, nacuruje na botike, nabanje no gushinga akabari, mbona si ibintu byanjye. Ariko kuva na kera, kubera ko nanjye nakundaga ibintu by'ubwiza byo kwiyitaho, najya muri salo nkabona nyine uburyo baba bari kuduhamo serivisi, nkabona ni ibintu byiza cyane, numva ndabikunze, bituma numva nshaka kwiga gusuka. Ngenda byiga, nubwo nabaga nkora ibyo bintu byose bitandukanye, ariko nigaga no gusuka. Rero abantu benshi kuba narashinze salo byarabatunguye, barambwiye ibyo bintu wabyize ryari, byarabatunguye. Nasanze uri kogosha ndatungurwa cyane. Byarabatunguye, ariko buriya nyine tuba tugomba kwihangira imirimo, tukiga buri kimwe cyose, kuko isaha n'isaha ntabwo uba uzi ngo ni iki kizakuzamura. Urakoze cyane Alice. Tugera ku musozo, n'iki wifuza mu iterambere ry'akazi kawe? Biracyari byinshi, ariko mfite icyizere ko bizakunda. Hari ibyo maze kugeraho n'ibyo nteganya kuzageraho byinshi. Urabona hari byinshi ntarabona, ntabwo ndagura kasike, ntabwo ndagura, hari tonsi bakoresha muri salo z'imyanya 8 cyangwa 12. Mbese hari byinshi muri salo, hakenerwamo ibintu byinshi cyane, za air conditioner. Urumva turacyabura ibintu byinshi, ariko hamwe n'Imana twizeye ko tuzabigeraho. Yes, urakoze cyane Alice. Niki wabwira abakunzi ba Humura TV Claudine bagukurikiye kuri aya masaha, na cyane yuko rwose urakurikirwa n'abantu batari bakeya? Niki wababwira none ahangaha abantu badukurikiye? Urakoze cyane. Ikintu nabwira abakunzi ba Humura TV Claudine, yego ndabashimira cyane uburyo badukurikirana umunsi ku munsi. Yego, no kuri channel yawe ndayibakundisha cyane, bakomeze bagukunde, baguflowinge, baguhe like, bakore subscribe. Mbese ibikorwa byawe bajye babikurikirana umunsi ku munsi, kugira ngo banarebe n'ibikorwa byacu ugiye kujya utunyurizaho. Yego, mbese badukunde, natwe turabakunda cyane. Murakoze cyane n'abantu kurushaho, kugira ngo turebe ko ibikorwa byacu byarushaho. Tutari twabasezera, ndashaka kubabwira ko kuri Humura TV Claudine ni channel ikangurira abantu kuva mu cyiciro kimwe cy'ubwigunge, ndetse mu buryo bw'umubiri ndetse no mu buryo bw'umwuka. Hakunda gucaho ibiganiro byo kugira ubunyangamugayo, kuko nibwo butugize muri iyi si yacu. Rero nababwiye ko n'imirimo itandukanye ku muntu ukeneye gupresenta impano ye, ibikorwa bye yajyaza, twebwe nta mafaranga tubaca rwose. Twaherewe ubuntu, tugomba gutangira ubundi. Mugenzi, turashima Imana yaduhaye iri jwi dukoresha kugira ngo ribashe kugera kuri mwebwe mudukurikiye. Rero twe twasuye Alice, dufite byinshi tuzamubaza. Icyo nabasaba nuko mwajya mujoyininga uyu mubyeyi, mukamushyigikira mu buryo bwo kuza gukoresha cyangwa gutunganyisha imisatsi ndetse n'inzara. Abasore mukeneye yuko babamesera mu mutwe, babogosha neza, murabona ko yes. Rero reka tubasezere, tubabwire ngo nakagaruka, ariko turabararikira kuba mwaza kuri iyi salon de coiffure, hanyuma bakabafasha. Murabona ko ni umubyeyi w'icyerekezo. Ikibazo cya nyuma nsojeho ni iki ngiki, Alice, kuki abantu bakora muri salon baba basa neza? Yego, tuba tugomba gusa neza. Abantu bakora izi serivisi dukora baba bagomba gusa neza, kuko buriya ntabwo wajya gukorera umuntu ikintu nawe ubwawe utabanje kwikorera udasa nacyo. Tuba tugomba kubanza tugasa neza, kugira ngo bwa buryo dusama neza butubere nka publicité ku bandi bantu baza batugana. Ntabwo umuntu yaza kukwaka serivisi nasanga usa nabi umwegere, cyangwa se ujye kumukora mu mutwe usa nabi. Mbese natwe tuba tugomba kubanza tukikoraho, kugira ngo abakiriya bacu baze batugana basange dufite isuku, dusa neza, tubakorere batije. Ni iki kikugora muri aka kazi?
ikintu kingora muri aka kazi habamo ibintu byinshi bigorana ariko tuba tugomba guhangana nabyo kuko tuba twariyemeje kugakora kandi tugakunze. hari igihe tuvuga nk'urugero dushobora kwigora twebwe ubwacu bitewe n'uburyo dukoramo akazi tutabyumva neza. Abakozi wenda ubwo ni uruhande rw'abakozi mvuzeho, cyangwa se tukanagorwa n'abakiriya baza batugana bakaturusha. Bibaho, harimo abakiriya bagorana, ugasanga aje kwaka serivisi ariko nawe wagira ngo mbeshe se aje kurahanya. Rero bisaba kuba ufite umutima ukomeye kugira ngo ubashe woroherane na wa mukiriya, ubashe kumvikana uko biri kose serivisi yaje agukeneye aho ayibone kandi binyuze mu nzira nziza. ni iki wabwira abazaza baza bakugana mu ncamake, baba ari abasore cyangwa se abagore? ni iki cyiza ubateganyirije? ni ibihe bintu bidasanzwe wumva uteganya gukora muri aka kazi kawe? ibintu mbateganyirije ni icyizere nabaha cyonyine ko njyewe bagomba kuza bangana nanjye, nkakora uko nshoboye kose kugira ngo bahe serivisi baza banshaka kandi tukazibaha neza. ngira ngo nawe urabibona, tuba turimo dukorera umukiriya. Abakiriya iyo baje hano baba bisanga cyane. Abagore bakoresha imisatsi ni karibu, muze mutugane tubakorere neza, dusuka neza, dusuka imitwe yanyu neza tutabababaza, tubasuka ibisuko byiza bigezweho ku buryo buri muntu wese yakureba akumva atewe ubwuzu no kukureba ibyo twagukoreye. Rero mudukunde, mutugane, kandi ntabwo duhenda, tubakorera ku biciro biri hasi cyane. Alice, ntabwo wari wahura n'umukiriya ngo aguteshe umutwe wumve wabivamo? cyane birashoboka. Kumva wabivamo? Birashoboka. Umukiriya hari igihe aza neza ukavuga ati ariko si ubundi ni gatumwa uyu wamuntumyeho. Ariko njyewe kubera ukuntu nteye ibintu byose urabyoroshya. Gerageza koroshya ibintu. Iyo numvise ikintu gitangiye kungora muri njyewe nkihinduramo burage kugira ngo mbone uburyo bwo kugikora. Kuva muri iyo situwasiyo, mva muri situwasiyo iri seriyeze nyinjira muri burage kugira ngo wa muntu turi kumwe mbashe kwisanisha nawe. Yego byanga bikunda kandi bikarangira bigenze neza. ngayo nguko rero abari mudukurikiye kuri Humura TV Claudine, dutanga serivisi zitandukanye. Rwose tuba dukeneye ko muruhuka mu mitima, abafite ibikomere bitandukanye. Mutamubona gutya n'iyi nzobe ubu yahuye n'ibikomere, muri aka kazi ahura na challenge nyinshi cyane. Rero kugira ngo ubashe kugira icyo ugeraho biba bisaba kugira icyo witanga ndetse no kwihangana. Turabashimiye rero mwese abari mudukurikiye kuri Humura TV Claudine. Nakagaruka tuzongera tuganire. Gusa icyo nakubwira cyo, ufite icyo wafasha uyu mubyeyi mu buryo bwo kumupromotinga mu buryo bw'akazi, twamusaba akaduha nimero ya telefone kugira ngo ube wanamuhamagara ukeneye serivisi y'ibyo agutunganyiriza ukurikije ibyo yakubwiye. Twamusaba akaduha nimero. Murakoze cyane. Icyo ni ikintu cyiza cyane. Nimero yanjye ni 0785530131. Abantu baba batuye muri kano gace nkoreramo Kanyarwunga, kuri nimero ku cyapa hanze ziriho, ushobora no kuhanyura ukazitora nta kibazo, ukaduhamagara kugira ngo tuguhe serivisi yose waba wifuza ko tukugezaho. Thank you so much. Iyo telefoni bariye ku mazina yahe? Alice Nyiramukamisha niko nitwa. Nyiramukamisha, murabona ko nyine ni umubyeyi. Ni umubyeyi wanyweye amata, namwe murabyumva. Hanyuma reka tubwire abadiaspora n'ubundi musanzwe mudushyigikira, mudupromotinga mu rukundo rw'Imana, ukurikije aho Imana yagukuye. Waba mu diaspora uri hano mu Rwanda ndetse no hirya mu bihugu bitandukanye, muze dufatikanye kuzamurana amaboko kugira ngo Alice nawe aba
abashe kugera ku nzozi ze. Murakoze cyane, umunsi mwiza. Murabona ko nimumukunda muzambwire nongere murarike twongere tuganire. Urabona ko ni umubyeyi udashobora guhaga kureba mu maso igihagararo cye, none urebye imirimo akora wahita wumirwa, ariko muri byose dushobozwa na Kristo wenyine uduha imbaraga. Mukomeze rero mugire ibihe byiza ndetse n'umunsi mwiza, umugoroba mwiza, aho bwije murare neza, igitondo cyiza aho bukeye. Mwese mukomeje kugira ibihe byiza kandi amahoro y'Imana abane namwe. Thank you.